ko knowles naramukunze ku buryo nari ngiye gufatwa ku ngufu cyane ariko atarakuramo ntabwo ari yakuramo isuve yakiri kurwana ko nari ndi kumurwanya cyane ariko kiri kurwana n'ikabutura turwaniraho ndasakuza cyane mu kubwa burembe umukozi yese aca ku rugi rw'inyuma ahita akingura akinjira uwo mupapa ahita ajya mu cyumba nsigara umugusa narwanye no kwiruka ikabutura yinjugunye ngeze hanze mu mbuga wari wambaye wirukanse wambaye ubusa nari nambaye isuve. turabasuje tubaha ikaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV aho muri hose impande n'impande reka ngushimire wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora uyu niyo mwanya mwiza kugira ngo uyikore hanyuma rero nkuko bisanzwe ni Ange reka nifurize mwese umwaka mushya muhire ntuzabarye hanyuma rero nkuko muri kubibona ndi kumwe n'umutumirwa nkuko bisanzwe twarababwiye ngo tuzagenda tubazanira abantu bagiye batandukanye abaririmbyi abakinnyi ba filme abanyemano abantu bose bafite karibu hano reka ntangire muha ikaze tuguha ikaze. Murakoze cyane. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Tuguha ikaze kuri Yawe TV. Ndishimye cyane rwose murakoze cyane wishimye najyaga numva Yawe TV by'umwihariko anti twavuganaga ariko ntakuzi ntarakubona ariko nakubonye uraremetse tu siga tangiye kuntera imitoma ndemetse nise uraremetse urebye tuba twarabonye benshi twarahuye na benshi ariko waraye none se gutangiye kuntera imitoma hakiri kare ubwo none ikiganiro biraza kuza kugenda ntawe urabyumva nese ntabwo ubyumva ariko nta nubwo ari ukugutera imitoma kuko nibiriho nabonye ubu biza batari njye nese bigaragara. Okay, urakoze cyane hanyuma rero reka tuguhe ikaze ugiye gutangira wibwira abakunzi ba Yawe TV bari kudukurikirana muri aka kanya urinde uri mu ntoki. Okay, murakoze cyane amazina ni n'umubyeyi Nina ndi umukobwa namwe murabibona ndi umukobwa mu rugo ni ku Muhima ariko ababyeyi kavukire ni mu Bugesera ku Ruhuha. Nina ni umukobwa. Okay, reka ndekera ibyo ndumva ibyo birahagije. Nina ni izina ryawe cyangwa se ni bya bindi twita ama AKA? Nina ni izina ryanjye banyita n'umubyeyi Nina ariko hari abandi bazi ku izina rya Odette. Ego. Odette ryavuye hese kubera ikibazi ko barizi ku izina rya Odette kandi utubwiye amazina yawe nyakuri. Okay, ndi umwana wakuze ndagasazi mwo kuntu nkunda gukubagana cyane. Nagara gukoraga n'ubusazi busanzwe bw'abana umwana wakundaga kurira ibiti kurira imodoka burya wakuze uri kaboyi ingana gutyo muri karitsiye ukuntu abana bajyaga babona imodoka zaje bakazurira icyo gihe nawe wabaga muri abo ngabo ariko mbizi ku bahungu kubera ko aribo babibashaga imodoka iri kugenda akayurura nawe warabishoboraga. Nakuze ndi umwana utagaragara nk'umukobwa ntabwo nakundaga kuba ndi mu bakobwa cyane haba no ku ishuri nakuze mbese meze nk'abahungu ubwo rero iyi modoka narazuriraga rwose hari ukuntu babyita ngo ni ukunanara nakundaga kuzinanara ubwo bitewe n'ukuntu nakundaga gukora hakaba hari umuntu twaduturanye bitaga Odette w'umumama ariko nawe akunda gukora cyane nkajya nkunda kuba ari ahantu ari bityo. Akora iki? Akunda gukora iki mu bijyanye n'imirimo cyangwa se? Yego yakunda gukora n'imirimo kubona ibintu byose ari sharp buri karimo kose arakitabiriye cyane bakamwita Odette nyiramirimo kuko nanjye nakundaga gukora utuntu twinshi cyane. Twose watwirefragaho cyane rwose Odette rahava rwose nanjye batavuga ati ni mwene uriya. Waje kubireka cyangwa nawe ubonye imodoka mu mujyi wa Kigali uyikurikirana ukayurira? Nawe urabona umuntu w'amanuza ngahe angana gutya nawe wabibonye ntago ari ngo ntago bari umuntu ucyurira imodoka ubu ngubu ariko yavuye mu kindi cyicaro kujya mu kindi asatira n'ikindi. Uri mu kihe twabyita kuri mu cyiciro? Sinavuga ngo ndi mu cy'inkumi sinavuga sindi inkumi urebye ubu murabwiyumvamo urateganya se kujya mu kihe cyiciro?
cy'inkumi nyirizina ubu ngubu ndacyashakisha. abasore bashaka gukomanga ubu ntibaza cyangwa oya ntago hari uhari nibabe baretse aracyari igihe si uko ibintu byose birigwa ntago nakitara ngo mbaye inkumi ngo ndahita babwira ati ni muza ibintu byose birigwa bigenda biza ariko mwe muretse gake ntihanaza haza umwe umwe bajyaga baza ari benshi se cyangwa ntabwo basaga ari benshi ariko nibyo ntabwo navuga ati karibu ushobora gusanga baje ari benshi cyane no kubakira ugasanga nyine ni ibintu bitari sawa ariko kugeza ubu mube muretseho nk'iminsi nka mike nzababwira ngahe mbabarubwire ati tubaho iminsi ngahe oya nzababwira hanyuma rero ngo turaza kuza kuhagaruka uratubwiye ni nakora iki dukoreshe nina dukoreshe odete dukoreshe nta kibazo mukoreshe nina kuko aryo bazi benshi nina ni umukobwa ukora iki mu buzima busanzwe cyangwa se bwa buri munsi nina ni umukobwa waba muri famiye nina nta kazi afite biterwa n'ikibonetse ariko nina nta kazi afite. ushatse kuvuga iki ngo biterwa n'ikibonetse biterwa n'ikibonetse cy'imirimo kirakorwa haba ari ugushushanya gukata indabyo gukupa pasikarume biterwa n'ikibonetse ndakupa birenze pasikarume ndazikupa rwose yesu wanjye we anje nyine uyambwira pasikarume pasi ako tube twasimbutse rwose pe ariko mbwira uzisize impamvu burya iyo utazi ikintu urakivuga ubundi baravuga ngo iyo ushaka gukira indwara urayirata so mvuga neza kugira ngo twumve neza noneho bazanagukosore muri comments pasiparume nta kintu narenzaho namwe muzareba mumubwire niba ariko babyita hanyuma yego nkakata n'indabyo urugo nibyo hanyuma ikindi kintu ukora nta n'iki na kimwe ikindi mana yanjye we ikindi ndi umuntu ubashije kuririmba ndaririmba ndanabikunda numva abanyarwanda rwose mundemeye ntanabikora by'umwuga kuko bindimo nawe uri kugira ngo ubikore by'umwuga ubushobozi hanyuma rero tutararenga aho ngaho ndagira ngo uririmbe twumva uravuze ngo uranabishoboye turashaka kureba ubwo bushobozi bwawe ahantu uri urwego uri uri kudupfunyikira umutima wagukunze naho wagiye uracyahari nagerageje kukukuramo kenshi ariko biranga nibidakundigiye ngo ubone urukundo ntuzagire isoni uzagaruke. bwa bushobozi ubu urimo urabufite pe kubera iki uhisemo kuririmba indirimbo ya knowles ni umuntu nkunda cyane ni umuntu nakuze nkunda knowles mbese knowles ni umuntu nabyirutse nkunda kuva nkiri muto cyane ndamukunda na n'ubu ndamukunda yewe mana we nzanasaza mukunda kuko niwe mbarutso y'amateka yaranze nina turavuze ngo niyo mbarutswe y'amateka yaranze nina knowles kubera iki umukunda azi kuririmba knowles nicyo umukundira kubera iki utakunze marina kuki utakunze kwenca kuki utakunze n'abandi bahanzikazi kandi bariho abo bose ndabakunda kandi cyane rwose ndabakunda pe ariko mbere yabo hari knowles hari ubanza ubundi nawe urabizi cyane rwose hari uza ku mwanya wa mbere agaherutsa n'ijana kandi tuzi ko bavuga ngo uri uwa mbere ukaba n'uw'ijana ariko warenze n'ijana cyane knowles ni uwa mbere akaba uwa kabiri akaba gatatu akaba oh my god umubare ntabasha nanjye gushyiraho ubwenge bwanjye kuko ni umumama uririmba neza cyane rwose pe aririmba neza kandi ibyo akora ubona bigaragaza uko ari koko utangiye gukunda knowles ryari rero
natangiye gukunda Knowles kera cyane nkiri akana gato, ubwo hari indirimbo ya King James harira yaharawe bita ngo kucyuza na parapara, aribwo nese numvira indirimbo ivuga ngo sinza kwibagirwa nubwo imvura. Iyo ndirimbo nyiyumva asaba gato yuwe rwose tuyiririmba ako kanya nk'indirimbo wabanje gukunda ya mbere ya Knowles. Nisinza kwibagirwa nkuko mbikubwiye. Yego, sinza kwibagirwa nubwo imvura yagwa, imivu igatemba, nacyasiba izina ryawe mu mutima wanjye, sinza kwibagirwa. Ikunze iyo ndirimbo cyane. Iyo ndirimbo hari umuntu kwibutsa waba waragiye kure, waba waragusize cyangwa se waranitabye? Yego, kuri iyo myaka nayikunze kubera injyana, uburyo yaririmbyemo, uburyo nyine hari abandi yigisha. Yego, nanjye hari igihe kizagera, gusa simbyifuriza ikaba iyankoraho bitewe n'ikizaba cyabaye, ariko simbyifuriza. Ariko hari abifasha, irimo amagambo meza, irimo ijwi ryiza, afite beat nziza. Walayi, nawe rwose uyumve niba utarayumva. Hanyuma rero wavuze ngo impamvu nkunda Knowles ni ukubera ko ari imbarutso y'amateka yanjye. Hari umuntu ushobora kubyumva akavuga ati Knowles ni imbarutso y'amateka ya Nina gute se? Knowles se ni mukuru wawe? Knowles se mbabarira umbwire bihuriye nanjye ubwanjye biri koncanga, nkuko abantu bakurikiranye Yawe TV bari kubyumva, nanjye uko byabacanze nanjye nuko byancanze. Gusa nkuko Nina ari we wabyivugiye, ni ugiye kudusobanurira ngo impamvu nyine ari imbarutso y'amateka yiwe. Amateka yanjye Knowles naramukunze hahandi nashoboraga kuba ndi mu rugo bagiye kurya, hazamo indirimbo iryo joro nkaburara, nakumva hari ibintu bijya biba kuri radiyo Rwanda ngo top 5 kuwa gatanu, byanze bikunze nagombaga gusuba ku ishuri kugira ngo numve ko hari buzemo indirimbo ye, itazamo basi nkapfa guhengekera ku ya Riderman, kuko Knowles naramukunze ku buryo nari ngiye gufatwa ku ngufu kubera butera Knowles. Mana yanjye, aho ugiye gufatwa ku ngufu kubera Knowles gute se? Yarahari se? Ni wowe ugize uruhare cyangwa ni urukundo nari mufitiye? Ni ukumva namushakaga byari bibiteye, nari ngiye gufatwa neza ku ngufu burundu pe, kubera butera butera, kuko nakuze mukunda, nkaba mfite abantu nabo bari banzi mu kuririmba, ariko bakaba bazi icyo nkunda. Bura icyo ukunda iteka umuntu akigutegeraho. Icyo ukunda umuntu iyo ashaka kukugeraho akigutegeraho. Ubwo nanjye nari ngiye gufatwa ku ngufu bitewe n'uwari uzi ko nkunda butera, kandi arizo nzira yari afite kubicishamo kugira ngo icyo yifuza kigereho. Hanyuma ntabwo byabaye. Ubwo nari ndi ku ishuri, mbese nari ndi no kuririmba, umuticu umwe araza aranyegera ati Nina bite? Ndamubwira ati ni byiza, ariko ko numva buri gihe ukunda kuririmba indirimbo za Knowles uramukunda? Ndamubwira ati ndamukunda cyane rwose. Ati se niba umukunda uwamukugezaho? Kumbwira ngo uwamukugezaho rero, iryo ryonyine ryari rihagije kugira ngo numve ko ndemereye. Ubwo akimbwira ati wamukugezaho, ubwo ati se kumugeraho namugeraho ni? Ati genda mukugezaho. Ndikiriza ndishima nyine, nawe urabyumva, ndishima cyane. Naje ati se tugiye ryari nyine, umva ndanashyushye cyane, ndumva ndabishyuhiyemo cyane. Aje arambwira ati rero weho turajya mu rugo, hanyuma mfate igikapo nkujyane kwa butera Knowles. Ubwo ako kanya nahise nsohoka ishuri, tuba turagiye tugiwe, ariko aratinda akajya mu cyumba akagaruka, akajya guta akagaruka, twicaraho nanjye ndategeza aho gati nashaka atinde pfa ko bangiye kure. Yego, nari ndi muri salo ndagati pfa ko banze ko ngiye kureba butera, icyo cyonyine kirahagije kuba natinda ngiye kumureba birahagije. Kera kabaye aza muri salo yambaye swime, ndavuga ati se ugiye kubanza ukarabe? Ati ngiye kubanza nkarabe, kuko amaze kuvuga ngo agiye kubanza akarabe, ndavuga ati se ubu ntabwo turi butinde? Ndavuga ati ndagusabira agahushya rwose uri burareyo, nushaka umarareyo iminsi 2 nta birenze, ndagusaba akajuka ku ishuri. Kumva ngo araranye n'umuhanzi nk'uwo, icyawe byaga ari ibintu
mbese kuri njye sinzi uburyo nabyakire nanjye ndicara ugati ahubwo tugomeze twicare saa moya wenda zigere nizo ziri bumbarutse zo kurarayo akivuga gutyo nayo nicaye mu ntebe araza yicara ku ntebe hejuru yanjye ankora mu mutwe gusa mbifata nk'ibintu usaba kuko namubonaga ari umuntu umukuru mw'ukuntu utakora ibintu bibi cyane ko nari ndi muto ibyo se narabitekaga ntabwo nabitekerezaga rwose nk'uko abyaramwe reka bitewe n'uburyo yagaragaraga uburyo yamfataga mbwa ati ntinuze kuririmba uzaba uyu uzaba iki rwose shyiramo akabaraga ntabwo nabikeka ko hari ikibi yakora afata mu mutwe ubwo iyo ubundi iyo uhereye ku maguru ugenda uzamuka afata mu mutwe agenda amanuka ariko sinabitindaho gusa yari ari hafi gusatira kuba yasatira amanuka kuko nta n'amabere nagiraga ntabwo nari mfite amabere gusa nabonaga imifatire ye hari ibindi bintu iri bukore ndicara mama hamwe gusa nyine nkumva harimo aragukora paka uya ntago yankozeho paka cyane ariko kuko nta mabere nari mfite nafata nk'ibintu biri aho bisanzwe okay sawa niba warakomeza kuguma hamwe urumva tutaruvugaga ati wenda ari kumva ko hajemo akabuye wenda wasanga ariko byari bimeze arankora amfataho rwose pe ariko mu kumanuka cyane nsa nk'uhaguruka negerayo haje afata amaboko ati se kugiye habaye iki yaje avuga ati se urabona turubone Knowles ati se sinakubwiye ko nararayo ati nakubwiye turararayo ngwino wicaye nta kibazo mbanza kuba nkuhagaze nkutekejemo ukuntu akora ati wapi wana tugiye kureba Knowles nta birenze ndasubirayo ndicara arongera aramfata ndarahaguruka ahita afata noneho arankomeza atamfata ati urashaka kureba Knowles cyangwa ntawe ushaka ati ndamushaka rwose wakabyarawe ahubwo ndumva ntazi ati none kuri kumushaka ibirimo kwigira ni ibiki ati kuba nkukoze zose ndakuriye ngo urabona hari ikintu ngutwaye usenge ko ngiye kugutegera nkakujyana nkakwereka Knowles mwe mugiye i Kigali twatugiye i Kigali noneho kumva noneho n'iryo jambo i Kigali hari ibyo ari kuremera rwose pe ubwo Knowles umupapa numbona nyine azanyemo akantu ko kurakara ko uvuga ati subira ndaza kuko ndicara aramfata none mu gihe atangiye avuga afatana nambaye agapira n'agakabutura atangira gufata agapira asa nk'ugakuramo se ngiye gukaraba nyine ntangira kwibaza utuntu twinshi muri nge we yakuraga imyenda avuga ati uyu uko negeraga navuga ati hamwe yewe nese uragenda utoze urabona ubusenge ko nkwe imyenda ntagiye koga nanjye ngiye koga nayo kura imyenda ugende woge wikeshe nyine umere nk'umuntu ugiye kura Knowles koko ako ko narinje nakarabye avuga ati se ndakaraba kabiri se nanone abantu bagiye i Kigali bakaraba kabiri nyamuneka no nangira kugendera nk'ukari kubimbwira nanjye koko numvaga kumungani kujya i Kigali nakarabye ndi mu rugo ngiye kujya i Kigali nongere nkarabe nibyumvikana numvatangiye kura mu mwenda mu kuzamura atarawuheza mbona hari ibirenze ageze no hasi hagati se mana ubundi bubone mu mutima ndabona Knowles hari ibindi ndi bubone mbese nyine iba nk'ibintu bincanzemo ukuntu ariko amanura none hageze ku kantu mu cyaro bakita ikisubu bakita isuve ayigeze noneho mu cyaro bita isuve isuve se cyangwa karisomwo mwaho mbona ni ibintu biri bube birebe ntangira gusakuza cyane niko umukozi we yazaga mu ruvuga gute nase kuvuga ati ndeka ibingibi ntago mbishaka ndeka tujye kureba Knowles nk'uko yabimbwiye ntago ibingibi mbishaka rwose akakubwira gute we namuga ati ntago mbishaka ati se ibise hari bidasanzwe ubona nase si ukaraba urakaraba wambaye se avuga ati ndeka njye mu cyumba nyikuremo njye koga nyine bisanzwe ati reka ndagira ngo nkwereke uburyo uri buyikuremo no kwa Knowles utazajya koga ukayikuramo na umugabo yararenze nina yari karite mwaka byaranwe ndanamusuhuje yari karite
baragusubije wa mugabo we. ubwo uko nasakuje umukozi yari ari aho araza arakomanga, ntabwo yabihaye agaciro, yarakomeje rwose arahatiriza. Ubwo nari nambaye n'agakabutura, ubwo yari mu kurwana, ubwo nari nicaye ari kurwana, yarwanaga no gufata ukuguru ngo akuremo ukuguru kw'ikabutura kugira ngo n'ibindi bibone inzira yo kuri buvemo. Arakomanga, ubwo nanjye ndasakuje cyane, ariko atarakuramo, ntabwo ari yakuramo isuve, yakiri kurwana ko nari ndi kumurwanya cyane, ariko kiri kurwana n'ikabutura. Aje arambwira ati se urashaka Knowles? Ntawe ushaka. Nubwo ati ndamushaka, ariko reka njye mu cyumba nambure nze njye gukaraba. Ati ntabwo nakubwiye tutazajya kwa Knowles ukabura uko ukuramo imyenda bakaguseka, kandi ugomba kujya kwa Knowles ngutoje buri cyo cyose, reka ngukuremo urebe uburyo uzajya uyikuramo ugiye gukaraba. Ati ahita yuriza n'amasaha, ubwo ati nako ndabihinduye, uzamarayo icyumweru. Ubwo ati byanze bikunze wasanga i Kigali hari ukundi bayikuramo kwa Knowles cyane, kandi n'umuhanzi wasanga ngiye kumusebya. Ayikuramo, ariko mu kuyikuramo oya ntabwo yikuyemo yose, yari akiri gukuramo iyo kabutura, ariko nkumva nyine ase amfata arankomeza bitewe n'uko yumvaga hari umuntu uri gukomanga, arankomeza cyane. Ariko naje amubwira ati se kuri kumbabaza ubu ngubu ni uku nguku, na se azajya nkuramo ayifashe? Ati hama hamwe ariko nkwere kurabizi se turwaniraho. Ndasakuza cyane mu kubwa burembe, umukozi yahise aca ku rugi rw'inyuma ahita akingura arinjira. Akinjira uwo mupapa ahita ajya mu cyumba, nsigara narwanye no kwiruka, ikabutura yinjugunye ngeze hanze mu mbuga. Wari wambaye wirukanse wambaye ubusa? Nari nambaye isuve, mba ndasohotse ndahagarara nyine, ubwo nari ndindimye ko ntabwo nabijya mu muhanda ntambaye. Noneho ababyeyi baravuga ati bite, ubwo urumva ko nanjye guhatwa inkoni. Ubwo nahagaze, umuhungu afata ikabutura aranjugunyira. Narirutse icyo gihe, narirutse bimwe bitabaho koko. Umupapa ubwo nyine nagengera mu rugo, si bamenye ibyabaye, ariko n'ubwoba bwinshi, ariko nanone nkikomeza ati ni Knowles, nkikomeza ati byaba byose ni Knowles, ni Knowles rwose nk'akabyanga ndikomeza. Gusa nyine Knowles sinzi ukuntu namufataga. Reba ibyabaye ubwa mbere sinarekeye kuko hari ibibaye, narakomeje, ahubwo n'ubutaye rajongera arabimbeshya ati tugiye kwa Knowles. Sinzi Knowles aho uri ndagushuhuje, sinzi rwose Knowles ibintu yari buzakore, sinzi uko byari bimeze, kuko yarongera azarambwa ati byandi noneho ntago biri bubi. Twavuganye yampamaga ati wa mwana ndamushaka muzane. Ahubwo ati wa mwana ndamushaka muzane rwose, akimbwira ati yamuhamagaye. Numva koko yamuhamagaye, navuze ngo ndamushaka n'uburyo nanjye mushaka, ntabwo nari buhakane. Naragiye turagenda njyana ahantu mu karesitora mukuntu nyine turicara, hari ikirayi kivugiriza, ikirahabwo nyine birahanye kakabajya Kigali barabizi. Ubwo turicara aho ngaho nifatira icyo kurya, ibyo byibiraha nyine ntarya, ariko kubwa amasaha kagomeza yicuma hari mu masaha 10 y'umugoroba. Nanjije namubwira ati turi bujye kureba Knowles harya, ati turajya rwose, ati noneho ubu kuntu bigiye kugenda tugiye kujya mu rugo iwanjye, mfate ikote, afata ikote, aravuga ati ndafata ikote nawe nguhe ikote, hanyuma cyane kuri burare tugenda ujye kwa Knowles. Ariko nkatekereza ati se aya masaha 10 tugiye mu rugo, afata ikote, ubutaha hari ku manywa. Ariko ndikomeza byose byari kuba Knowles, kuko numvaga nahitaga ntekereza ati yanamuhamagaye. Ariko nkagumeza mbitekerezaho, mu kubitekerezaho haciye nk'iminota mikeya twasaga nk'abagurutse tuzi ko nyine umwanzuro wafashwe, tugiye gufata ikote hanyuma tukaza i Kigali kureba Knowles. Ku kazi atamuhamagara, ambwira ati rero ku kazi barampamagaye, wowe gera mu rugo, jyewe genda ujye mu rugo uryama, ariko ntuvuga aho uvuye, ubundi ntagire ikintu ubwira mu rugo, haba ari aho ugiye kujya, haba ari iki, ubahishe kugira ngo bataza kukubuza kureba Knowles, kandi nibakubuza nawe ari bwisubire, kandi nanjye ndisubira kubera akazi. Ati ngiye ku kazi mu gitondo, ubyuke nk'ugiye kuvoma, ubihorere, wenda uwambaye ibyo ufite ndi bukugurira ibindi. None avuze ati ndakugurira ibindi, numva bya bintu ni ukuri koko. Atuzi rwose ntagire ikintu babwira. Ubwo
abaragiye nanjye ndatega ndagiye, nanjye ubwo nahise ntega ndataha nyine, ndatekereza ariko mu gutekereza mu rugo baba babiketse, azambaza ati bite, ati ni byiza tuvuyeho nk'uko nari bubabwire bakambuza, nk'uko yabimbwiye niko nabikoze rwose, gusa barabikeka ku bwabo mbe batangiye kumpata inkoni, ntabwo ati nari najyanye na rurake rwose twari twagiye, ati anjyane kureba Knowles. Ubwo papa umujinya waramwishe, atekereza n'ubwa mbere bari bambuze, bakeka ko n'ubwa mbere none nagiye, noneho bareba n'ubwo nari natahanye n'uburyo nari imeze n'ikabutura nyambaye ireba inyuma, kandi bazi ko nagiye nyambaye ireba imbere, hari ukuntu aha hari ingufuri haba tuziki ngo imashini ijya imbere. Umukobwa wambaye ingufuri Sorry, ni imashini hari ukuntu iba ireba imbere, ariko icyo gihe nari nayambaye ireba inyuma, baravuga ati mwana agiye yambaye ikabutura ireba imbere akaba agarutse ireba inyuma, bahita babihuza n'iby'ako kanya. Ubu nta kintu bakoze bose bashaka uwo mwarimu, baraganira ariko biri aho ngaho ntibabigira ibintu birebire cyane. Baramuganiriza, se baje bambwira uko byagenze, gusa nzi ko byagenze guhera ubwo, ariko umwarimu yatangiye kumfata nabi, gusa nanjye nashaka kubinyegeza, tuvuga ati dusubukure kureba Knowles, dusubukure nyine ukabona ni ibintu ushaka kongera kugarura ibya kera, bitewe n'uko nabonaga yandakariye. Gusa birangira ubusa, bifata ubusa, birangira gutyo. Knowles birangiye abaye Knowles ntanamubonye cyane rwose, nuko byagenze birangira bityo. Hanyuma umuntu ashobora kwita yibaza ati ni na Knowles yari gutuma ukora ibyo bintu ku buryo n'inshuro ya kabiri wari gusubira kuko wa mugabo kandi urabonye imigambi? Yego, wari guhita gusubirayo kandi urabonye ko ashaka ari ibindi bintu yishakira? ntabwo ibyo nari bwongera, ntabwo nari bubitekereze, kuko intego yari Knowles. Ibundi iteka iyo wazanaga icyo kiganiro ukazamo izina Knowles, ku buryo no ku ishuri nakunda gusubira n'abanyeshuri benshi cyane, nta nshuti nagiraga wagerageza kumuvugaga nabi wese, ubwo twaratandukanaga. Hanyuma icyo gihe hari mu mwaka wa ryari, wigaga mu mwaka wa kangahe? Hari 2017 nigaga mu wa kabiri, nandi kuva mu myaka 15 nsanga 16. Yego. Hanyuma uwo mwarimu mwaje kumenyana gute, umubano watangiye gute wawe nawe? Yego, yarangishaga akabona ko nkunda kuririmba, nyine buri kiri cyo cyose nakundaga nabandi kuririmba, kuko niyo mwarimu yazaga kutwigisha akumva sindi kuririmba, yamenyaga ko uwo munsi nasibye. Iyo nkuru se hari ukuntu inkuru kubaho cyangwa se ibintu bikubaho, hanyuma bikaba ngombwa yuko hari inshuti yawe biganiriza, cyangwa se umwe mu babyeyi wizera cyangwa se wisanzuraho, haba hari umuntu umwe waba waricaza ukabiganiza, cyangwa se uri kubivuga ubu ngubu? Ibyo duva bize umuntu umwe, nkuko nabwo nakuze ndi umuntu ushyikirana cyane n'abakobwa cyane. Hari umwe mu nshuti, hari abahungu twakundaga kugendana, hari umwe we twabiganiriyeho nyine, ariko nawe tubica hejuru, ari ibintu biri aho ngaho nyine tubiganira bisanzwe, ntabwo inkuru irambuye, nta muntu wegeze ubimenya. Kuki utisanzuye ngo ubashe kuba wabwira mama wawe cyangwa se umubyeyi wawe umubwira ibyakubayeho, kugira ngo n'ubutabyibura bagize? Kuko ntabwo nabimubwiye, kuko bagiye kumuganiza byanze bikunze babiketse, usibye ko niba baba batabimenye nabyo nari buvuge. Baketse gute ko ari uwo mwarimu rero? Ushobora kuba byarakoye, ariko se kuki baketse uwo mwarimu? Uwo mwarimu bakurikije komunikasiyo basanzwe kandi nta n'undi mwarimu nawe narataga, yari uwo, kuko niwe wanshyigikiraga mu bintu by'imiririmbire. Niyo abarimu bashaka kumvuga nabi ati turamwirukana, yasakuje mu ishuri kubera kuririmba, barazaga bati nina n'impano ye imurimo rwose nimumureke. Kunshyigikira rero nawe byanze bikunze. Yego, yaranshyigikiraga cyane, mbese niwe mwarimu twari tuziranye cyane, ntabwo papa yari buze bizu yazeho, we yaramusanze nimba yaranabyemeye, kuko nabonaga yasarakara, yemeye. Yego, yaramwemeye ati rwose twari twajyanye gutya na gutya. Hanyuma rero ibyo byose byakubayeho, ni irihe somo byagusigiye? Isomo byansigiye, nashatse Knowles, urumva ko ibyo byose byambayeho, ariko mu by'ukuri byari bumbeho, nta n'intego namukuru itabaye. Knowles narwaniraga ntawe nabonye, kandi ibyo n'ubundi urumva ko iyo hatabamo uwo mukozi ntari bunafatwe ku ngufu, kandi nawe sinanamubone. Isomo byampaye buriya,
ntukizere umuntu uwo ari we wese upfe kubona, niyo ataba ari wowe wese ujye ubanza urebe kure, ushishoze icyo akubwiye, ubanza ushyire mu bwenge bwawe, apana guhita wihutira ku cyo uri gushaka ubu. Icyo uri gushaka ubu kirengagize, banza urebe imbere, urebe ati ndakibona uyu munsi, ejo n'ejo bundi kizamfasha iki. Reba imbere mbere yo guhita wizera ati uyarangiza hari ubundi buryo uba ushizemo gutekereza uba wabikoramo kandi bikagenda neza. Hari abana b'abakobwa bafite imyaka nk'iyawe cyangwa se bari bagiye gufatwa ku ngufu nawe nk'uko ibyakubayeho, cyangwa se bari mu myaka urimo kuri ubu ngubu, niki wababwira? B'abakobwa b'abangavu bakibyiruka, niki wabaganiza bitewe n'ibyakubaye nkuru? Inshuti zanjye z'abakobwa rero impano nazigira ni ukutizera buri wese bitewe n'ikiganiro mugiranye. Banza ushishoze icyo kiganiro mugiranye, ushishoze ibyo ari kukubwira, ibyo wifuza, kandi utekereze imbere hawe. Yego ubanza urebe neza, utekereze, urebe ati se inyungu ari gukorera inyungu zanjye, ari gukorera inyungu ze. Ubanza urebe ko buri kintu cyose ashaka kugukoresha nta nyungu agifitemo. Urebe buri ruhande, ururebe kandi urebe neza, ibyo ngira ngo bizabafasha. Murakoze. Nk'uko Nina rero bimaze kubibabwira, nkuriye mwayumvise cyangwa se kubyamubayeho, abagira inama ati nimukapfe kwizera nyamuneka. Hanyuma rero Nina, mu buzima busanzwe ukunda iki, wanga iki? Mu buzima nkunda kuririmba, nkanga umuntu uca intege mu miririmbire. Umbwira ati wiririmba uri kujya muri izi ngeso, bizakugeza kuri izi ngeso, uzaba gutya, ndamwanga rwose. Hanyuma se niki wabwira Knowles? Ni umuntu washatse kuva kera kuko byari binakuvuremo ingaruka nyinshi cyane, mbi cyane, yari kwangiza ubuzima bwawe yo gufatwa ku ngufu. Niki wabwira Knowles muri aka kanya? Knowles aramutse, niki wamubwira? Nese ikintu namubwira ni uko mukunda cyane, kandi amubwira ati nakomeza akore rwose pe, ndamukunda cyane, mana yanjye, gusa nkifuza kubonana nawe. Ndabishaka rwose ko tubona nawe kabyara nkareba umuntu nari ngiye kuzira. Ndabishaka kubonana nawe kandi nkakwifuriza n'amahirwe. Ndagukunda cyane kandi sinjye njyenyine, hari n'abandi bagukunda, muri abo nanjye nkuraza ibyiza. Hanyuma rero muramutse ugira ubuntu bwibura bakakubwira ati uhuye na Knowles, byibura nibihe bintu bitatu wamubwira? Icya mbere namubwira ko ari umumama mwiza. Icya kabiri namubwira aba yabyemeye nuko yanshyigikira nkakora indirimbo. Icya gatatu namubwira ibyo akora abikora bikunze kandi ashyiremo umurava. Ikindi nkambwira ko ari kubaka n'umuryango mwiza. Turi gusoza ikiganiro cyacu, watubwiye kuri umuhanzi, tuvuye ku ndirimbo za Knowles, soza ugira indirimbo yawe cyangwa se duha kapera ku ndirimbo yawe ho gatoya. Murakoze. Hari mu kabwibwi duhura, nubwo wari uri muri benshi, ni wowe niboneraga, wamwenyuye gato mpita njya mu rukundo. Hari ukuntu umuntu akuvugisha ukumva ijwi rye ntirisanzwe, kuva uwo munsi nahise numva ari wowe. Ngo turimba indirimbo yitwa ikinyafura yizi? Oya, ikinyafura nkeka ko ntarayimenya neza cyane ku buryo baririmbira abanyarwanda. Uwambwira indi? Samoye. Uyu munsi disturbing abaneiba biwe, nihagira ugira ubwoba ngo urusaku muri bwumve. Samoya alaba yacome telefone, Samoya ngenda sanga yikocinze, afite sosiso, afite banana, ngenda kora choice mfata icyo nshaka. Afite sosiso, afite banana, ngenda kora choice mfata icyo nshaka. Nawe urandubuka. Wakoze cyane Nina, reka dushimire wowe wafashe umwanya wakurikirana ibiganiro bya Yawe TV, by'umwihariko kino kiganiro. Reka tugushimire ufata umwanya ugakora subscribe ndetse ugakora share. Big up to yourself. Yari Anjyanye ibisanzwe. Bye bye.